N'amashyi menshi reka twakire Dr.Rev.Charles Mugisha. N'amashyi menshi azatugezeho ijambo ry'uyu munsi. Reka tumukomera amashyi menshi cyane. Pastor, reka tuzabe microphone ya kabiri. Afite umusemuzi we. Abari ku buhanga bw'ibyuma baduhereza microphone ya kabiri. Imana ibaho umugisha. Amen. Imana yacishimwe cyane. Hasa rero giye murambabarira. Burya ntabwo menya gutanga speech. Ndabwiriza gusa. Ndasaba ko rwose duhaguruke turirimba indirimbo yo gushimira Imana. Igikorwa cyakozwe hano ni igikorwa cyo gushimira Imana. Amen. Kuko kansabe rwose abaririmba mu mbabarire n'ubwo bitari ku gahunda. Nkunda kwishima. Imana yakoze ibintu byiza, turayiririmbira, tukabyina, twarangiza rero tukabwiriza. Buryo ugiye kubwiriza ukeneye indirimbo imbere yawe ukabona kubona imbaraga zo kubwiriza cyane cyane kwishima ushimira Imana. Imana yacu yakoze ibitangaza. Pastor Canisius turishimye cyane kandi n'ijuru irishimye kandi natwe ba Fobacol uduhesheje icyubahiro. Urakoze cyane rwose uduhesheje icyubahiro. Imana iguhe umugisha. Kadahaguruke dushimire Imana gakeya, amavuta manuke, tuganire ijambo ry'Imana kuko Imana yacu ni nziza cyane. Amen. Mana tuje imbere yawe. We are grateful for Pastor Canisius and his wife. Dutewe iteka kandi dushimishwe kubwa Pastor Canisius n'umufasha we. Everyone who has participated in building a beautiful temple for you. wagize uruhare mu kubaka inzu yawe. God, we thank you. Data turagushima. We thank you for your provision. Turagushima kubw'ibyo watanze. We thank you for every good gift. Turagushima kubw'impano nziza yose. We thank you for your provision. Turagushima kubw'ibyo watanze byose. We thank you for the energy. Turagushima kubw'imbaraga. We thank you that even on this tall building no one fell down to die. Turagushimira yuko no kuri inyubako ndende gutya nta muntu wigeze amanuka ngo yikubita hasi apfe. But God, you sustained them with your mighty arm. Mana wakomeze kubakomeresha ukuboko kwawe gukomeye. We thank you for our government. Turagushimira kubwa leta yacu. We thank you for our city. Turagushimira kubw'umuji wacu. We thank you for the collaboration to make your name great on this hill. Turagushimira kubw'imikoranire yabayeho kugira ngo izina ryawe ryamamare. God, I come to speak to thank you. Mana mpagaze hano kuvuga kugushima. And celebrate the work you've done in this place. No kwishimira imirimo wakoze aha hantu. Give me the anointing and the grace. Reka uduhereze gusigwa uduhe n'umuntu. In the name of Jesus. Mu izina rya Yesu. Amen. Amen. You can have your seats.
kwicarira. Amen. Amen. My name is Pastor Charles Mugisha. Yitwa Pastor Charles Mugisha. I lead for Bakol. Ayobora umuryango witwa Fobakol. And Pastor Canisio is on the committee as well. Kandi na Pastor Canisius nawe ari kuri komite. I also came with my wife, Pastor Florence. Yanazanye n'umufasha we Pastor Florence. It's good to be here. Nawe ari hamwe natwe hano. All of you, our honored guests. Mwese abashyitsi bakuru muri hano. The CEO of Rwanda Governance Board. N'umuyobozi mukuru wa RGB. Leaders from the City Council. N'abayobozi b'umujyi wacu. From all the community leadership in this whole area. N'abayobozi b'iki gice cyose turimo. Leaders from Fobakol, I can see you here. Thank you for coming. N'abayobozi ba Fobakol muri hano ndababona mwese mwaje mwakoze kuza. Bishop from Alliance, Bishop Bunini, we are so happy to have you here. Thank you for coming. Na Bishop wa Alliance wakoze kuza. All of you apostles and the prophets, all of you in your honored titles, we celebrate you. Abapotre bose n'abahanuzi mwese muri hano mu byiciro murimo byose turabishimiye kuba muri hano. Peace plan. Peace plan muri hano. God bless you. Imana ibahe umugisha. This is a beautiful day. Uyu ni umunsi mwiza. We are all very grateful to God. Twese twishimiye Imana, turashima Imana. And we thank God because our God is a God of miracles. Kandi turashima Imana yacu ko ari Imana y'ibitangaza. The God of miracles. Ni Imana y'ibitangaza. Today, man, I'm thinking of where to start from. Uyu munsi nimo natekereza aho guhera. But this is where I want to start from. Ariko uku niko nshaka gutangira. I want to start from the church. Nashaka kugira ngo mpere ku itorero. The church is the most comprehensive entity in the world. Itorero nicyo kintu cyuzuye mu buryo bw'umwuzuro wacu ku isi hose. It's a beautiful thing to see this church on this side of the city. Ni byiza kuba dufite itorero nk'iri mu gice nk'iki cy'uyu mujyi. This church is here to stay. Iri torero riri hano kandi rizahaguma iteka. For many years to come. Imyaka myinshi cyane iri imbere iri torero rizaba rihari. This church is an agent of God to change this community forever. Kandi iri torero ni igikoresho cy'Imana guhindura abantu bayo muri iki gice Again, I want to by'iteka. say that the church is the most comprehensive entity in the world, parallel to the government, to provide services to the broken world. Kandi nanone twavuga ko itorero ushobora kurigeranya na leta ariko muri iki cyiciro noneho cyo kugira ibyo rikora ku bantu b'Imana. You know, a British evangelist, umuvugabutumwa w'umwongereza, his name is called J. John. I know J. John. Amazina ye ni J. John. John was asked about his what his work was. John hari uwamubajije icyo akora icyo ari cyo. And he responded. Arangije aramusubiza. And John said that it's really challenging for me to explain my work. Arangije aramubwira ati je bijya bingora cyane kuvuga ibyo nkora. Because when I tell people that I'm a reverend, ati kubera ko iyo mbwiye abantu ko ndi reverend, or when I tell them that I'm a pastor, cyangwa iyo mbabwiye ngo ndi umushumba, who am I? mba ndinde mbabwiye ko ndi iki? Because that brings many images in their minds. Kubera yuko hari ibishushanyo byinshi, hari amashusho menshi mba nshyize mu mitwe y'abantu. What kind of reverend is he? Ese uyu muntu ni umureveri umeze What ute? kind of pastor is he? Uyu ni umushumba uteye ati. So J. John said, J. John rero he yarashubije, likes to be creative, akunda kugira ubundi buryo abivugamo, telling people what he does. abwira abantu ibyo akora. So one day he met a lady at Heathrow Airport. Umunsi umwe yahuye n'umudamu kuri Heathrow And ku this kibuga cy'indege. lady was going to Singapore. Uyu mudamu yajyaga Singapore. And the lady asked him, what do you do? Uwo mudamu abaza J. John atukora iki? And J. John was on his way to preach in Australia. Kandi J. John yari mu nzira ajya kubwiriza muri Australia. And John responded, J. John arasubiza, I work for a global enterprise. aramubwira ati jewe nkorera umushinga ukomeye cyane ku isi uri ku rwego rw'isi. And then she said, for real? Arangije amaze ati nibyo se koko? Then responded and told him, we have outlets in every nation of the world. Aramusubiza ati dufite amashami menshi atandukanye ku isi hose. And he told her how. Arangije aramubaza ati bimeze bite? We have hospitals. Dufite amavuriro. We have hospices. Dufite amazu acumbikira abantu bakuze. We have homeless shelters. Dufite amazu acumbikira abadafite aho baba. We do marriage work.
twita ku bijyanye n'inshako. We have feeding programs. Dufite za programme zo kugaburira abantu. We support orphans. Twita ku mfubyi. We have educational programs. Turi no mu by'uburezi. We do all sorts of justice and reconciliation work. Kandi dukora akazi kajyanye n'ubutabera no gutuma abantu habaho ubwiyunge. We look after people from birth to death. Ati twita ku bantu kuva bavutse kugeza bapfuye. And we also deal with the behavior alterations. Ati nanone ku rundi ruhande tukita no ku myitwarire y'abantu. And then the woman was amazed. Wa mudamu aratangara cyane. I said, what company is that? Aramubaza ati se iyo company ni iyihe? And J. John turned around and said, I work for the church. J. John aramuhindukira aramubwira ati nkorera itorero. So above all these things I've talked about are actually true about the church. Ati rero ibi bintu byose byavuzwe nibi tumaze kuvuga ni ukuri itorero rirabikora. They are true about this church. Uko no ukuri iri torero rirabikora. They are true about the vision of Pastor Canisius. Ati ni ukuri biri mwiyerekwa Pastor Canisius afite. But today I want to talk about the core and the baseline and the foundation and the source of our power to live out the mission and the purposes of God in this community. Atari ko uyu munsi nashaka kugira ngo mvuge ku ntego nyamukuru icyo twashingiraho icyo twatangiriraho kugira ngo dukore umurimo w'Imana hano. I want to talk hano. about what really makes us strong. Nashaka kugira ngo mbabwire igituma turushaho gukomera. And what makes us strong is the purpose for this sanctuary we are dedicating today to God. Kandi igituma turushaho gukomera ni impamvu yo kubaho kw'inyubako kw'inzu y'Imana. Therefore I want us to turn to our Bibles in the book of 2 Chronicles chapter 6 verse 24 to 31. Nagira ngo tubumbure rero Bibiliya zacu mu ngoma za kabiri ibice 6 n'umurongo wa 24. This is a text when Solomon was dedicating the temple to the Lord. Ibi ni ibyanditswe bitwereka igihe Salomo yarimo yereka Imana inyubako inzu y'Imana. Solomon had built a beautiful temple for the Lord. Salomo yari yarubatse inyubako nziza ayubakira Imana. God never allowed his father David to build a temple for him because David had so much blood on his hands. Ntabwo Imana yari yaremereye Dawidi kuyubakira urusengero kubera ko Dawidi yari afite amaraso menshi ku ntoki ze. David prepared Solomon to build a temple for the Lord. Ariko Dawidi yari yarateguye Salomo kugira ngo azubakire Imana urusengero. And after he built a physical house, kandi urwo rwari urusengero rugaragara rufatika. He prayed to God. Yasenze Imana amaze kurwubaka. Because he wanted some things to happen in the space of the temple. Kubera ko hari ibintu yashakaga ko biba mu nzu y'Imana. And this is how he prayed from verse 21, 2 Chronicles chapter 6. Uko rero niko yasenze mu ngoma za kabiri ibice 6 n'umurongo wa 24. He prayed and said, when your people Israel have been defeated by an enemy because they have sinned against you, and when they turn back and give praise to your name, praying and making supplication before you in this temple, then hear from heaven and forgive the sin of your people Israel and bring them back at the land you gave them and their ancestors. Abantu bawe b'Abisiraheli nibirukanwa n'ababisha bazira ko bagucumuyeho nyuma bakaguhindukirira bakerura izina ryawe bagasenga binjinjira imbere yawe muri inzu ujya wumva uri mu ijuru ubabarira abantu bawe b'Abisiraheli igicumuro cyabo ubagarure mu gihugu wabahanye n'abasekuruza. In other words, Lord, I do ask you to make this a space of forgiveness. Mu yandi magambo Mana turagusaba ko aha hantu hagira ahantu ho kubabarirwa. Then he prayed in verse 26. Murongo wa 26 arasenga aravuga ngo, and he said, when the heaven is shut up and there is no rain because the people have sinned against you, when they pray towards this place and give praise to your name and turn from their sin because you've afflicted them, hear from heaven and forgive the sins of your servants, your people Israel. Teach them the right way to live and send rain on the land you gave to your people for the inheritance. He prayed that God will make it a place to teach people how to live their lives. Ijuru niricingwa imvura ntigwe kuko bagucumuyeho nyuma bagasenga berekeye aha bakubaha izina ryawe bakareka igicumuro cyabo kuko uzaba ubahanye ujye wumva uri mu ijuru ubabarira abagaragu bawe n'abantu bawe b'Abisiraheli igicumuro cyabo uzabigishe kugendana ingeso nziza uvubira igihugu cyawe imvura icyo wahaye abantu bawe ho gakondo. Then number 3 said,
icya gatatu aravuga ngo when a famine, a plague comes to the land, or COVID, or locusts, or grasshoppers, or when the enemies besiege them in any of the cities, whatever the disaster or the disease may come, when a prayer is made by anyone among your people in Israel, being aware of their afflictions and pains, spreading out their hands towards this temple, then hear from heaven your dwelling place. Forgive and deal with everyone according to all they do. Do, since you know their hearts, for you alone know the human heart, so that they may fear you and walk in obedience to you all the time they live in the land. inzara nitera mu gihugu cyangwa mujiga cyangwa kurumbya cyangwa gikongoro cyangwa inzige cyangwa kagungu cyangwa ababisha niba bagotera mu gihugu kirimo imidugudu yabo, nubwo hatera ibyago cyangwa indi ndwara yose, maze umuntu wese nagira icyo asaba cyose yinginze, cyangwa abantu bawe b'Abisiraheli bose, uko umuntu wese azajya yimenyaho indwara ye n'umubabaro we kubwe, akarambura amaboko ye yerekeye iyi nzu, ujye wumva uri mu ijuru ari ryo buturo bwawe ubababarire, witure umuntu wese ukurikije ibyo yakoze byose, wowe uzi umutima we, kuko ari wowe wenyine uzi imitima y'abantu, kugira ngo bakubahe bagendere mu nzira zawe iminsi bazamara yose mu gihugu wahaye basogokuruza bakiriho. That is Solomon praying to God. Uyu ni Salomo wasengaga imbere y'Imana for what would happen in the temple. asenga asaba ibizaba mu nzu y'Imana. In 2 Chronicles chapter 7 verse 12 to 14, mu ngoma za kabiri ibice 7 umurongo wa 12 kugeza ku wa 14, God appeared to him at night. Imana yaramwiyeretse mu ijoro. And God said, Imana iravuga, I have heard your prayer. ngo numvise gusenga kwawe. I have chosen this place for myself as a temple of sacrifices. ngo nakumvise gusenga kwawe nitoranyiriza ahantu ngo hazaba ahantu h'ibitambo I byanjye. have chosen this place as a temple of my sacrifices. nitoranyirije aha hantu ngo hazaba ahantu h'ibitambo. When I shut up the heavens and there is no rain, or command locusts to devour the land and send a plague among the people, if my people who are called by my name will humble themselves and pray and seek my face and turn from their wicked ways, then will I hear from heaven, I'll forgive their sin and heal their land. ingoma za kabiri ibice 7 n'umurongo wa 12 kugeza ku wa 14 niho turimo gusoma. hanyuma Uwiteka yiyereka Salomo nijoro aramubwira ati, numvise gusenga kwawe maze nitoranyiriza aha hantu ngo habe inzu yo gutambiramo ibitambo. nindamuka nkinze ijuru imvura ntigwe, cyangwa nintegeka inzige ngo zone igihugu, cyangwa ninohereza mujiga mu bantu banje, maze abantu banje bitiriwe izina ryanjye nibicisha bugufi bagasenga, bagashaka mu maso hanje, bagahindukira bakareka ingeso zabo mbi, nanjye nzumva ndi mu ijuru mbababarira igicumuro cyabo mbakiriza igihugu. Listen, mwumve, in prayer, mu gusenga Solomon seeks to establish an understanding with God, wherein God would hear and answer any prayer that originated within the walls of the temple. muri uku gusenga Salomo yarimo ashakisha kwemeranya n'Imana kugira ngo abantu nibazajya bapfukama imbere y'Imana muri iyi nyubako yayo mu rusengero rwayo, Imana izajya yumva amasengesho asengerwa mu nkuta z'urusengero. When people enter in this temple, ngo abantu nibinjira muri uru rusengero, that God will hear their prayers. ngo Imana izumve gusenga kwabo. That God will hear their prayers in this temple. Imana izumve gusenga kwabo basengera muri uru That the rusengero. members of this church and those who come to this church, this will be a place where God answers prayers. ngo abaturanyi n'abandi bantu bose baza muri uru rusengero hazaba ahantu basubirizwa So amasengesho yabo. Solomon urges God to enter into an agreement with Israel that when the people pray to God, whether to relieve a famine or to give victory in combat against the enemy, or to grant forgiveness from their sins against God and against one another, that God would grant them the request. rero ahangaha Salomo yarimo yinjinga Imana ashaka kwemeranya nayo ngo abantu bayo nibapfukama mu nzu yayo bagasenga, haba hateye ibyago cyangwa indwara cyangwa ikindi cyorezo icyo ari cyo cyose, Imana izasubize gusenga kwabo. The only thing God required of his people, ariko hari icyo Imana yasobaga abantu bayo. were two. hari ibintu bibiri Imana yasabaga abantu bayo. Number one, icya mbere, God said,
Imana iravuga that they will repent of their sins. ngo bazihane ibyaha byabo. Number 2, icya kabiri that seek God's forgiveness. ngo bazashakishe ukubabarirwa n'Imana. This is a place aha ni ahantu where people aho abantu repent of their sins. bihanira ibyaha byabo. Listen to me. Mwumve, It's not a place where people come to fight. ntabwo ari aho abantu baza kurwanira. It's not a place where people come to disagree. ntabwo ari ahantu abantu baza kugira impaka. It's not a place where people come to do their merchandise and corruption. ntabwo ari aho abantu baza gukorera za ruswa zabo n'ubucuruzi ubwo ari bwo bwose. It's a place of repentance. ni ahantu ho kwihanira. It's a place where people come to seek God's forgiveness. ni aho abantu baza gushakisha ukubabarirwa n'Imana. And when that was done, Solomon wanted God to give him an assurance noneho ibyo byose birangiye, Salomo yashakaga ko Imana imuha that all the icyemezo. prayers of the people would be answered. yashakaga ko Imana imwemeza yuko nibasenga abantu Imana That this izabumva. temple, this place would be a place where God answers prayers. yuko aha hantu hazaba aho abantu amasengesho yabo azasubirizwa. Today I'm glad to report uyu munsi nishimiye kubabwira ko that there is no prayer that God cannot answer. yuko nta sengesho Imana itasubiza. There is no request that God cannot perform. nta cyifuzo icyo ari cyo cyose Imana Our itasubiza. prayer is that in this place God will heal the sick. isengesho ryacu nuko aha hantu Imana izahakiriza Our abarwayi. prayers, we dedicate this temple to God, that in this place God will give many people new beginnings. turasenga ngo mu gihe turimo twereka Imana urusengero, Imana izaha abantu itangiriro rishya. It's our prayers, we dedicate this place that God will forgive sins of people in this place. kandi turasenga ngo uhereye uyu munsi aha hantu hazaba ahantu abantu bababarirwa ibyaha Friends, byabo. let me tell you, God can't do anything bavandimwe reka mbabwire, Imana nta kitakora. from this place. nta kitakorera aha hantu. God can feed the hungry from this place. Imana yagaburira abashonji muri aha hantu. People who come here and don't know where they'll get the next meal. abantu baza hano bakaba batazi aho bari bukura ifunguro I rya am the nijoro. witness of that. ni umuhamya w'ibyo ngibyo. God can provide the best education for the poor from this place. muri urusengero rw'Imana, Imana ishobora kuhahera abantu amashuri. God will send rains and refresh the earth in this place. aha hantu Imana izahahera abantu imvura yongere yuhira imitima yabo. God can keep our enemies from having victory over this place. Imana izadutsindira abanzi bacu be kutwishima hejuru turi aha hantu. God can forgive us for all of our sins, whether sins directed against us or sins we have committed ourselves or against one another from this place. aha hantu Imana izatubabarira ibyaha byacu, byaba ari ibyaha bitwerekeyeho twakoze ubwacu cyangwa ibyaha twakoze kuri bagenzi bacu. In this text, God is assuring Solomon that everything he was asking for was well within God's power and capacity. muri iki cyanditswe Imana irimo irereka Salomo yuko ifite ubushobozi bwose busubiza amasengesho yose. However, in 2 Chronicles chapter 7 verse 14, ariko noneho mu ngoma za kabiri ibice 7 umurongo wa 14, God seems to be pushing back a little against Solomon's proposal. hari aho Imana isa nkaho itemeranya na Salomo kubyo yasabaga. What God told Solomon in response to his prayer of dedication was that the temple was a place with a very clear purpose. Imana isubiza Salomo yaramubwiye ngo inzu y'Imana ni ahantu hafite intego nyamukuru kandi ikomeye. And it's very controversial. kandi bisa nkaho rwose bitemeranywaho. Listen, mwumve, the temple inzu y'Imana was not simply a place ntago hari ahantu gusa where prayers were offered and answered. aho abantu bajya gusenga bagasubirizwa. It was more than that. byari birenze ibyo ngibyo. The temple inzu y'Imana was a place ni ahantu where the heart aho imitima and the mind n'ibitekerezo and the soul n'ubugingo of the person doing the praying by'abantu barimo gusenga was shaped and formed so that the person asking something of God would be in good standing with God when the request was made. aho byose ubugingo n'umutima n'ubugingo bizatunganywa kugira ngo umuntu usenga azaba atunganyijwe rwose agaragara neza imbere In y'Imana. other words, God told Solomon that he would not answer any prayer spoken by someone
someone whose heart was full of pride or arrogance. mu yandi magambo Imana yabwiraga Salomo ngo ntabwo Imana izigera isubiza amasengesho y'umuntu ufite kwishyira hejuru Whose prayers were selfish and narrowly focused. cyangwa se umuntu ufite amasengesho yirebaho ubwe. Or who are not consistently seeking to know God's will, or whose life is marked by unrepentant sin. cyangwa se umuntu udashakisha Imana abishyizeho umutima cyangwa ufite ibyaha atajya yihana. So today we are dedicating a new sanctuary. uyu munsi rero turimo turasenga twereka uru rusengero Imana. And it might be a good idea for us to revisit again 2 Chronicles chapter 7 verse 14 in its full context. ni igihe cyiza rero cyo kongera gusubira muri aya magambo y'ingoma za kabiri ibice 7:14. As we begin to worship God dutangira kuramiriza Imana aha hantu, in this space aha hantu that has been designed and built, ahantu hatunganyijwe hakaremwa, we need to understand what it is God expects from us when we pray to Him from this sanctuary. dukeneye gusobanukirwa tukamenya neza icyo Imana idushakaho mu gihe dusengera aha hantu. We need to know that God is not going to answer every prayer we utter just because we speak those words within this sanctuary. dukeneye kumenya yuko Imana itazasubiza amasengesho gusa dusengera aha hantu kubera ko twavuze amagambo gusa aha mu nkuta z'uru rusengero. We need to understand four things. dukeneye kumenya sobanukirwa ibi bintu bine. Number one, icya mbere, we must humble ourselves in the presence of God and recognize that without God we can do nothing. tugomba kwicisha bugufi imbere y'Imana tugamenya yuko tudafite Imana ntacyo twashobora. Like someone said, without God I could do nothing. hari umuntu wavuze ati ntafite Imana nta kintu nashobora gukora. Without God I would fail. ntafite Imana nzahora nanirwa. Without God I'll be drifting. ntafite Imana nzahora nyobagurika. Without God I'll be like a sheep without a sail. ntafite Imana nzamera nk'ubwato budafite So umusare. this temple is about God. iyi nzu y'Imana rero ni Imana Therefore, ubwayo. when we come in this place, we humble ourselves before God. igihe tuje aha rero tugomba kwicisha bugufi imbere y'Imana God has yacu. provided this temple in this place as a place where people come to humble themselves before God. Imana yaduhaye aha hantu kugira ngo abantu bajye bahaza bicishije God bugufi imbere says y'Imana. my people need to humble themselves so they can see the power of God. Imana iravuga ngo abantu bayo bagomba kwicisha bugufi imbere yayo kugira ngo babone imbaraga There is z'Imana. nothing God cannot do. nta kintu na kimwe Imana yacu And when we itakora. humble himself, we see these kind of things. iyo twicishije bugufi imbere y'Imana tubona ibi bikorwa Number by'Imana. two, the second thing God says is that God's people must pray. ikintu cya kabiri abantu b'Imana bagomba gusenga. In addition to feeding the hungry, ibyo bigomba kwiyongera ku kugaburira in abashonji. addition to teaching children, bigomba kwiyongera ku kwigisha abana. in addition to providing wheelchairs, bigomba kwiyongera ku kugura intebe in z'urusengero. addition to build hospitals, bigomba kwiyongera ku kubaka in amavuriro. addition to build schools. bigomba kwiyongera ku kubaka amashuri. Because I told you a church is a big enterprise. kubera ko nababwiye yuko itorero ni kampani nini We cyane. do so much around the world. dukora byinshi cyane mu isi yose. But before we do anything, ariko mbere yuko tugira icyo dukora we icyo ari cyo cyose dedicate this temple to prayer. dushyize inzu y'Imana imbere yayo mu Prayer masengesho unto the heavenly God. kandi tugasenga ku Mana yo mu ijuru. Prayer to Jehovah Rapha. turasenga Jehova Rafa. Prayer to Jehovah Nisi. turasenga Jehova Nisi. Prayer to Jehovah Jireh. turasenga Jehova Jire. Prayer to El Shaddai. turasenga El Shaddai. Prayer to our Lord Jesus Christ. turasenga umwami wacu Yesu Prayer Kristo. to the King of Kings. turasenga ku mwami w'abami. Prayer to the God who performs the miracles. turasenga Imana ikora ibitangaza. Number three, icya gatatu, God says to Solomon, Imana ibwira Salomo my people ngo abantu banje who are called by my name bitiriwe izina ryanjye must seek my face. bagomba gushaka mu maso hanje. This is a way of saying ubu ni uburyo bwo kuvuga ngo that they must discover the will of God for themselves. yuko bagomba gushakisha bakamenya ubushake bw'Imana ku buzima bwabo. And in this place, kandi aha hantu we pray turasenga that men and women
ngo abagabo n'abagore will find the will of God. bazamenye ugushaka Finally, kw'Imana. number 4, which is the last one. Icyakane ari nacyo cya nyuma. God says to Solomon, Imana ibwira Salomo my people ngo abantu banje need to turn from their wicked ways. bagomba guhindukira bakareka ingeso zabo God mbi. seems to acknowledge the possibility ngo bagomba kumenya ibishoboka imbere that y'Imana we might apologize for our sins, yuko tugomba gusaba imbabazi z'ibyaha byacu, but go back to do the same sins. ariko ntimudusubireyo ngo twongere dukore ibyaha So byaha. God says they must turn from their sins. Imana iravuga ngo bagomba guhindukira bakava mu byaha People who byabo. come to our churches Abantu baza mu matorero yacu must be truly transformed by the power of the Holy Spirit. bagomba kuba bahinduwe by'ukuri n'imbaraga z'umwuka wera. And in this place, Kandi aha hantu God says, Imana iravuga, you can ask me for whatever you want, ushobora kunsaba icyo ushaka cyose, but these are the 4 things I want to happen in the temple. ariko hari ibintu bine nshaka ko bibaho mu nzu And yanjye. if they can happen in the temple, Kandi nibiba mu nzu yanjye, look at Solomon. murebe Salomo, He was the wisest man. ni wari umugabo w'umunyabwenge Look kurusha at abandi. Solomon. Murebe Salomo, He had more gold than any other king. yari afite zahabu iruta abandi bami Look at bose. Solomon. Murebe Salomo, He had the best merchandise from Egypt to across Israel. yari afite ubucuruzi bukomeye cyane guhera muri Egiputa kugera no muri Isiraheli. Look at Solomon. Murebe Salomo, There were no king in Israel as successful as he was. nta mwami n'umwe wagize ubutsinzi agatera imbere nka And Salomo let muri me tell you, Isiraheli. children of God, Reka mabwire bana when b'Imana, we do those 4 things, nidukora biriya bintu uko ari bine, respond to God, tukitabira our Imana success in this city, kandi tukagira our ubutsinzi muri success murwa, in this country tuzagira ubutsinzi muri iki gihugu, will be bigger than we have ever imagined. kandi ubutsinzi tuzagira buzaba bukomeye I cyane want kuko you to look twatekereza. at this building. Ndagira ngo murebe iyi nyubako. Man, this building Iyi nyubako is more beautiful than many churches I have known in this city. ifite ubwiza buruta ubw'insengero nyinshi nabonye This muri uyu is mujyi. the blessing of God. Ibi ngibi nibyo Imana ishobora But gukora. this blessing of God Uyu ni umugisha has w'Imana, come from a humble man byaturutse mu mugabo w'Imana uciye bugufi on prayers, mu masengesho, trusting God to do great things. dusaba Imana gukora So, Pastor, ibikomeye. thank you very much. Pastor wakoze cyane, You have given us an example, uduhaye urugero, and you are the newest Solomon in the city of Kigali ni for wowe us. Salomo mushya muri uyu mujyi wa Kigali. And therefore, in the name of God the Father, Kubw'iyo mpamvu mu izina ry'Imana and Data God the Son, n'Imana Mwana and the Holy Spirit, n'Umwuka Wera, we dedicate this temple tuzamuye uru to be a rusengero place for the forgiveness of sins, kugira ngo hazaba ahantu ho a kubabarirwa place ibyaha, where people come and pray, aho abantu bazaza a place bagasenga, where people find the will of God, aho abantu bazabona ubushake bw'Imana, a place where answers will be provided from our God in heaven. aho amasengesho azasubirizwa biturutse ku Mana yo mu ijuru. Let us pray again. Reka dusenge nanone. God, once again we thank you, Data turongeye for you turagushimye are a God who hears our prayers. kuko uri Imana yumva gusenga And in the kwacu, name of Jesus, kandi mu izina rya we Yesu bring this place to you. aha hantu tuhashyize imbere yawe. Just like you responded to the prayer of Solomon, Nk'uko wasubije gusenga kwa Salomo, he prayed for what he wanted to see happen in the temple. yasengeye ibyo yashakaga kubona mu nzu You yawe, responded to him. kandi urangije uramusubiza. We pray for Brother Canisius and his wife and the entire church leadership here. Turasengera Pastor Canisius n'umufasha we n'ubuyobozi bw'itorero ryose. May miracles begin to happen. Reka ibitangaza bitangire May bikoreke. expansions begin to happen. Reka ukwaguka gutangire kubaho. May they take the land. Reka bafate iki gice cyose. May they take this city. Reka bafate uyu mujyi wose. May they transform this from Nyamirambo to Nyabujingo. Reka bahindure Nyamirambo yose na Nyabugingo yose. In the name of Jesus we Mu ask. izina rya Yesu. Amen. Amen. Amen.